rukundo baba bishimye kandi bishimanye, ariko njye numvaga bitamfasheho. Narabarebaga nkavuga ntibiriya ni ukwigiza nkana no kubeshyanya. Nabitekereje ntyo kugeza ubwo nanjye naje kujya mu rukundo. Mbabwije ukuri byarantunguye pe. Sinabyutse ngo mvuge ngo ngiye gushaka umukunzi, ahubwo ko naganiraga n'inshuti yanjye urukundo rwagiye rwizana. Nza kwisanga mukunda, ngira amahirwe nsanga nawe ari uko. Urukundo ruza rutyo kugeza ubwo rwageze aho rundenze ubushobozi. Numvaga ninjiye mu yindi si. Iyo nitekerezaga kuri uwo mukunzi wanjye, numvaga ibibazo byanjye byose bigiye mu buryo bumeze nk'igitangaza. Nahoraga nshaka kuvugana nawe, navugana nawe nkumva ibyishimo biranyuzura umutima. Nubwo ntacyo nabaga mfite cyo kumubwira cyihariye, kumubwira ko mukunda byaranduhuraga. Nawe ushobora kuba utekereza ko nta rukundo rukiriho, cyangwa se ko buri gihe bakundanye birangira umwe ababaje undi. Ariko icyo ni igice cy'inkuru, kuko inkuru ya nyayo ni uko iyo ukundanye n'umuntu wa nyawe, urukundo rurakuryohera kurusha uko wabitekereza. Kandi urukundo rwa nyarwo ntiruhatirizwa cyangwa rwingingwe. Urukundo rwa nyarwo ruragaburirwa, rukuhirwa, rukabagarirwa, rukitabwaho mu buryo bwose bushoboka. Noneho abakundana bakaryoherwa n'imbuto zeze mu murima bakoreye. Kandi ntabwo uzigera ubyuka nimwe ngo uvuge ngo ugiye gushaka umukunzi. Ntabwo uzavuga ngo ugiye gushaka urukundo rwa nyarwo. Urukundo rwa nyarwo ruza rugutunguye n'igihe utabitekerezaga. Icyo ufite gukora, kugira umutima mwiza, umutima ukunda. Urukundo igihe icyo ari cyo cyose ruzaza, ruzasanga umutima wawe ufunguriye urukundo. Ufite umutima ukunda, urukundo ruzaza.